ibyo bikimenyetso yuko Imana izagutambutsa utari kuzatambuka. Bwira Imana ati Imana, hari ibintu maze iki gitondo, hari imbaraga maze, hari imbaraga zinyicarira zituma nasingira ibyanjye, hari gakondo wampaye kiri Satani yaranyaze, Satani yamvukije ibyo wampaye iby'ubugingo. Bwira Imana ati Imana, hari agasuzuguro nanze, hari ibyo wavuze ati murumuna wanjye byagenze gutya, mukuru wanjye byagenze gutya, none Mana ntabwo nshaka ko ngiye bizagenda gutya, ndashaka kwitandukanya n'ibyo, ndashaka kwitandukanya n'izo mbaraga, kubera ko kwa Yesu dufite ubutware kandi dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nk'uko yatubwiye. Umuririmbyi araririmba ngo ku musaraba haturuka iriba rimara inyota. Turi ku musaraba, Yesu mwikomezeho, iryo riba rimara inyota uzarikura ahangaha, uzarikura ku musaraba, uzarikura aho wariherewe. Mana ishimwe, reka dusenge mu izina rya Yesu. twibaze Bibiliya isubize. Nawe mwami, haleluya, unkomere z'amaboko, kuko nshobozwa byose nawe umpa, unkomereze. Haleluya, dushima Imana uyu munsi wa none ko Imana ikomeje kutwongera umunsi, iminsi yo kurama, iminsi mu buzima bwacu, undi munsi mu mibereho yacu ya buri munsi, undi munsi mu kubaho kwacu. Imana nishimwe. Iki gitondo aho uri twafatanya tugahereza Imana icyubahiro, kuko Imana yakoze iby'imbaraga byinshi bikomeye. Imana yakoze iby'ubutwari, Imana yigaragaje cyane. Hari abantu benshi baryamye ari bazima, hari abantu benshi baryamye bahumeka, hari abantu benshi baryamye ingingo zose z'umubiri zikora. Ariko ndagira ngo utangarize ko iki gitondo ko twaryamye twese turi bazima, ntabwo ariko twese dukangutse turi bazima. Nishimwe rikomeye kuba uri muzima, kuba ndi muzima. Duhereze Imana icyubahiro. Yesu ni mwiza. Oh haleluya, Imana ishimwe cyane. Hari ijambo rikunda kumfasha rivuga ngo mu bibi no mu byiza duhore dushima, ngo kuko Imana iyo irakiranuka, ngo nta mpamvu n'imwe yanandukanye n'urukundo rw'Imana. Nta gutangariza kugira ngo ukomeze kwikomeza kuwiteka, wongere wikomeze ku mwami wacu Yesu Kristo, wongere wikomeze kuri Kristo mwiza. Oh Yesu, hari umugiririmba ngo dore Yesu ni mwiza, we twabonye muganga. Yesu ni muganga ujye ubasha kutwomora ibikomere. Yesu ni muganga ujye ubasha kutubabarira ibyaha. Yesu ni muganga ujye ubasha kutuvurira ubuzima burwaye bukaba buzima. Haleluya, iki gitondo natwe yaturinze, yakuvuye. Birashoboka ko hari indwara zari kuguhitana, birashoboka ko hari ibyari kuguhitana, ariko Yesu yigaragaje, yarebye ko hari umugambi mwiza akigufiteho. Hari umwe waririmbye ngo impamvu y'ubuzima dufite mu isi ngo ni ugukora icyo rurema yadusigiye, ngo dufite umukoro wo gukora tukiri hanyuma tukitahira, ngo twahamagariwe gukora umurimo w'Imana, nicyo twaremwe kuko nidutaha tuzahembwa. Oh haleluya, nshuti muvandimwe, kora icyo rurema yagusigiye. Yesu aracyakurinze, Yesu aracyagufiteho umugambi. Yesu hari ibyo agishaka gusohoza kuri wowe. Yesu ntabwo yakureka ibyo yagambiriye kuri wowe atarabisohoza. Impamvu y'ubuzima gufiteho ntabwo burasohora, niyo mpamvu Yesu atakurekura, niyo mpamvu Yesu atakureka. Icyo nagutangariza mwikomezeho, Yesu azakugirira neza, Yesu azakwigaragariza, Yesu azagutabara, Yesu aziyerekana muri wowe, Yesu azakuneshereza. Hari imbaraga zagutsindaga, Yesu azazitsinda. Hari imbaraga zakurwanyaga, Yesu azazirwanya. Hari imbaraga zatuma gutakira ibyawe, twaranyazwe, waranyazwe. Hari gakondo Kristo yaguhaye, Satani yakunyaze, ariko mwikomezeho Yesu. Yesu ajya abasha kuzura ibyapfuye bikaba bizima. Yesu ajya abasha kurema ibitariho bikongera bikaremeka. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Ongera wikomeze ku mwami Yesu, ongera wikomeze kuri Kristo, ongera urebe Yesu. Yesu, icyo wansigiye ndacyagikora, ndi kugikora neza. Se Yesu we, umugambi ufiteho ndi kwitwara gute kugira ngo umugambi wanjye uzasohore? Ndi kugenda ate kugira ngo umugambi wanjye uzasohore? Ese sindi kugenda mu nzira zigoramye? Ese sindi kugenda mu nzira zanjye nishakiye? Ese uri kuyoboza Kristo? Uri kumuyoboza mu bitekerezo? Ese uri kumuyoboza kuri bariya? Mana ishimwe,
Imana ihabwe icyubahiro. Ese aho uri niho wagakwiriye kuba uri? Ese aho wicaye niho wagakwiriye kuba wicaye? Ese uri gusenga Imana ikuzi? Hari ukuntu umuntu asenga ugatitiriza pe, ugaterera n'imisozi na mirongo ingahe, ariko Kristo atakuzi, atajya kubona, yaza gufata raporo ntakubone. Rimwe na rimwe Imana ikuruka ikavuga ngo mbahaye umugisha, ukagira ngo nawe irawuguhaye, kandi disi wowe ntabwo urimo. Mbere na mbere iki gitondo baza Imana ati Imana, mbese Mana uranzi? Mbese Mana uranzi? Mana ishimwe cyane. Hari ijambo rikunda kumfasha rivuga ngo twe gucogorera gukora neza, kuko igihe n'igisoza tuzatana tutagusari. Iki gitondo ntucogore, iki gitondo widohoka, iki gitondo wirambirwa, iki gitondo wicika intege, iki gitondo ongera wikomeza kuri Kristo, ongera wikomeza ku Mwami Yesu, ongera wikomeza ku yera yaguhamagaye, ongera wikomeza kuri Kristo wakurinze. Mana ishimwe, ongera wikomeza kuri Kristo. Yesu yaraguhamagaye, aguhamagarira imirimo myiza kugira ngo umukorere. Araguhamagara, wicogora. Birashoboka ko wacogozwa n'iminsi n'ibihe, birashoboka ko wacogozwa n'ibyo urugucamo, birashoboka ko wacogozwa n'uburwayi ufite, birashoboka ko wacogozwa n'amadene, birashoboka ko wacogozwa n'amasezerano Imana yaguhaye, ariko wicogora. Igihe n'igisora Yesu azakugirira neza, igihe n'igisora Yesu azagutabara, igihe n'igisora Yesu azakurwanirira. Umuririmbyi araririmba ngo araturwanirira, ngo iyo mbyutse mu gitondo ngo nyihumeka Mwami menyera ku rukundo rwawe. Ni ukuri Yesu yitamuriye. Iki ni ikimenyetso cy'uko Kristo yaturwaniriye kuri tariki ya 18. Haleluya. Mana ishimwe. Kadusenge Imana mu izina rya Yesu. Kadusenge. Wicogora, teke gucogora, wicogora kuko Yesu agufite umugambi mwiza. Yesu afite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Yesu azakugirira neza, Yesu azagukura muri ibyo uri gucamo. Ambassadors igiririmba ngo ibyo unyuramo uruhije inshuti n'iby'igihe gito. Ndagutangariza ko nawe ibyo uri kunyuramo ari iby'igihe gitoya, ibyo uri gucamo ni iby'igihe gitoya. Bizarangira Yesu yerekane ku buzima bwawe, bizarangira Yesu yitamurure, bizarangira Yesu akora igitangaza, bizarangira Yesu n'ukuri Yesu agukorera gitangaza abantu benshi. Wowe mwikomezeho, wowe mwiringire. Ndakeka dufite ibimenyetso birenga kimwe ari byo Yesu yakoze. Ntabwo ko waroreje ubu ntabwo ari kukiri. Hari imirimo Imana yagukoreye, ibyo bigutere gushimira Uwiteka, bigutere kwemerera Kristo kugira ngo kuyobore, bigutere kwemerera Kristo kugira ngo agenge ubuzima bwawe. Ibyo bibe ikimenyetso yuko Imana izakugirira neza, ibyo bibe ikimenyetso yuko Imana izagutabara, ibyo bibe ikimenyetso yuko Imana izakwambutsa aho utari kuziyambutsa, ibyo bibe ikimenyetso yuko Uwiteka Imana izagutambagiza aho utari kuzatambagira, ibyo bibe ikimenyetso yuko Imana izagutambutsa aho utari kuzatambuka. Bwira Imana ati Mana, hari ibintu maze iki gitondo, hari imbaraga maze, hari imbaraga zinyicarira zituma nasingira ibyanjye, hari gakondo wampaye. Kiri Satani yaranyaze, Satani yamvukije ibyo wampaye iby'ubugingo. Bwira Imana ati Mana, hari agasuzuguro nanze, hari ibyo wavuze ati murumuna wanjye byagenze gutya, mukuru wanjye byagenze gutya. None Mana, ntabwo nshaka ko ngiye bizagenda gutya. Ndashaka kwitandukanya n'ibyo, ndashaka kwitandukanya n'izo mbaraga, kubera ko kwa Yesu dufite ubutware kandi dufite ubushobozi. Iyo twizeye amagambo ye nk'uko yatubwiye, umuririmbyi araririmba ngo ku musaraba haturuka iriba rimara inyota. Turi ku musaraba, Yesu mwikomezeho. Iryo riba rimara inyota uzarikura ahangaha, uzarikura ku musaraba, uzarikura aho wariherewe. Mana ishimwe. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Turagushimye Mana, tugushimiye ko wera, tugushimiye ko ukiranuka. Iki gitondo nta kintu twabona twagushimisha, iki gitondo nta kintu twabona twaguha, iki gitondo nta feza nta zahabu, iki gitondo nta bitambo twabona tugutamba. Ariko Yesu, tuguhaye umutima wacu kugira ngo ugenge, tuguhaye ubugingo bwacu, tuguhaye imibiri yacu mu izina rya Yesu kugira ngo uyoborwe nawe mu izina ryawe rifite imbaraga. Iki gitondo turanezerewe, n'undi munsi
watwongereye kubaho, n'undi munsi waduhaye mu buzima, n'undi munsi mushya waturemeye, n'undi munsi mushya waduhaye kugira ngo tukunezeze. Mu izina rya Yesu turagushimiye gitare, turagushimiye mukiza. Kuri isaha isa 11 dukoze burakeye turi aha hantu, nyemerera ubane natwe mu izina rya Yesu. Udukureho imbaraga zose zidutsikamira, udutandukanye n'imbaraga zose z'abadayimoni, udukureho imikushi yose twasizwe. Hari imikushi dayimoni yadusize, hari imyako satani yadusize, hari imyako karande zadusize, hari imyako abanzi badusize mu izina rya Yesu. Ariko turivumuye, iyi gurupe turasenze, twishyize muri asiranse y'Imana, twishyize mu butabazi bushobora bw'Imana mu izina rya Yesu. Dutabaje ijuru, dutabaje Imana Data, dutabaje Yera. Turakwinginze Mana ngo utugende, utuyobore gitare, utwihishurire mu izina rya Yesu. Mu gihe gisa n'iki ngiki twongere tukubone bundi bushya, twongere tukumve, twongere twumve Imana Data, twongere twumve Imana igendana natwe, twongere twumve Imana ikorana natwe, twongere twumve ubutabazi bw'Imana mu izina rya Yesu. Dutandukanye n'ibidakwiye, dutandukanye n'ibidafite umumaro, kubera ko twamaze kumenya ko Data Kristo mu mahema yawe ariho tugomba kuzigumira. Uwagumye mu mahema yawe Mwami ahabonera byose mu izina rya Yesu, kubera ko twumva dushaka kugukorera. Dutandukanye n'imbaraga zose z'umwijima, dutandukanye n'imbaraga zose zidafite umumaro. Haleluya Mwami, izina ryawe niryubahe Papa. Turakubashye kandi turagukunda Yesu. Girira neza abantu bawe Mana, tabara abantu bawe gitare, tabara abantu bawe, tandukanye abantu bawe n'agahugi. Abantu barahuza muri iyi minsi, abantu barananiwe, abantu bararushye mu izina rya Yesu. Abantu baribaza, bakibaza ku masezerano mu izina rya Yesu. Satani adutera kwiganyira, Satani adutera kwiheba, Satani adutera kwibaza uko ejo hameze mu izina rya Yesu. Kristo we turagutabaje, ngwino dutabare, ngwino turengere, ngwino duhe imbaraga, ngwino abantu ba Mwuka Wera. Nuko Mwuka Wera tugende, Mwuka Wera tuyobore, Mwuka Wera turwanirire mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Turagushimye Mana, izina ryawe niryubahe gitare, kubera ko utazadusiga kandi utazaduhana. Uraduhetse ku mugongo wawe ntabwo twanyerera. Cyubahiro cyawe n'ikiganza Mwami, none n'iteka ryose mukiza urakoze. Amen. Mana ishimwe, ndabashimiye cyane. Mana ibahe umugisha kandi Mana yumve gusenga kwanyu aho muri. Mana ijye bigaragariza uko bwije n'uko bukeye. Mana idakiranuka ijye yibuka imirimo, ni Imana yibuka imirimo. Zekiya yibukije Imana imirimo yari yarakoze, igihe cye cyo gutaha kigeze. Gira umurimo, gira icyo wakibutsa Imana. Nubona ko mbyibagiwe Mwami uzanyibutse, nawe nubona bikugoye jya ubwira Imana ati Imana ibuka bya bindi, ibuka bimwe nakoze, byibuke Imana untabare ndwanirire. Hari ukuntu Imana ijya ivuga ati ndagutabaye, n'akariya wakoze narakabonye, ndagutabaye. Biguhesheje kwinjira aha, biguhesheje kwinjira hera, uhabwa ubugingo. Izina ryawe niryubahwe Imana, cyubahiro cy'Imana n'igishimwe, cyubahiro cy'Imana n'ikizamurwe. Indimi zose zature ko Yesu ari umwami, amavi yose apfukamira Imana, mahanga yose yamamaze gukomera kwawe Yesu. Dushimiye Imana rero duhaye akanya nk'aka ngaka keza ko kuba imbere y'Imana. Ndabashimiye cyane, Imana ibagirire neza. Uyu munsi wa none Imana ibahe ikimenyetso cy'ibyiza, uyu munsi wa none Imana ibiyereke bundi bushya, uyu munsi wa none Imana ihanga ibishyashya ku buzima bwanyu. Birashoboka ko hari ibyo yarabahaye byamaze kuba expired, ariko birashoboka ko Imana hari ibindi bishya yarema kandi igahita ibisohoza, kuko ari Imana ikorera igihe, kandi kuko ari Imana ibasha kugira neza kwayo kutarondoreka. Yuzuye icyubahiro n'urukundo rwinshi, yuzuye imbabazi, yuzuye gukomera. Mana nishimwe, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Tunezerewe Imana rero mu mutima wacu, tunezerewe Imana ko yaduhaye ubuzima, tunezerewe Imana ko yaturwaniriye intambara nyinshi zo tuzi n'izo tutazi. Hari izo yagiye irwana tuzizi, hari n'izo yagiye irwana tutazizi. Ni ubuntu bw'Imana bugeretse ku bundi. Muririmbyi ararima ngo ubuntu bw'Imana butangaje, ngo nibwo bwanguye imigozi. Imana ishimwe,
natwe twabonye ubuntu bw'Imana butangaje. Imana ihabwe icyubahiro. Ndabashimiye kubwo kumva iri jambo ry'Imana ndetse no gufatanya nanjye gusenga. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Imana ibarinde kandi Imana ibagirire neza kandi Imana ibiyereke uyu munsi wa none, ibiyereke ntibashe mu maso hayo, bahe ikimenyetso cy'ibyiza kubwo kwiyumvira no kuyikorera. Amen.